Mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twari twasize Bianca ndetse na Dylan basaga naho bari gutongana mu kuntu. Bianca arimo yibutsa Dylan ko urukundo rwa mama nangwa se umubyeyi w'umumama, urukundo rwe ubwe wenyine ntago ruba ruhagije ku mwana. Burya biba byiza iyo umwana agize urukundo rw'ababyeyi bombi. Aha Dylan yahereye kamubaza ati se none imfura yanjye yo ubona idakwiye n'urukundo rwanjye? Twari twasize rwabuze gica hagati y'aba bombi. Ese aho baje guhuza nangwa byakomeje kwanga? Inkuru yacu reka n'ubundi tuyitangirire kuri aba ngaba bombi babiri. Dylan abasa naho arimo aganira na Bianca, kavuga ati Bianca urabizi ndagukunda pe, ndetse n'umutima wanjye wose ngukunda n'ibyanjye byose n'intekerezo zanjye zose, ariko kuri iyi nshuro nararengereye. Nagombaga gukomeza kubana nawe, yego ndabyemerera umugore wanjye, ariko tugiye kureba rwose mu bintu bindanga wasanga ndi umugore wasanga nyine ndi umugabo wa Layla ari umugore wanjye. Simpakanye ko njye nawe dukundana kandi by'imamo, gusa nyine hari ikintu ngomba kukubwira. Nibyo ndagukunda kandi n'ubundi nzakomeza kugukunda iteka, ariko hari ikintu nshaka kwisabira. Sigaye ndyama umutima ukandya, nasinzira nkabura amahoro, banibaza ese aho umugore n'umwana wanjye bo baraye bate? Njye mba nariye nanyweye, nkaryama nkasinzira nkabona ibyo bitotsi, ariko se umugore wanjye Layla n'imfura yanjye baba baraye gute? Mba numva ndi umuhemu, mba numva narahemutse. Bianca ariko wasaze, sinongere nkubwire ngo are you out of your mind? Usigaye usarasa n'isi mbimenye, bikugendekeye bite? Nkunda kubikubaza kandi n'ubu reka mbikubaza, umugore wawe andusha iki? Amafaranga, kubaho neza, kwenjoyinga, ubwiza se, igikundiro se, umugore wawe andusha iki? Buri kanya Layla, sinzi usigaye urara wimyoza wihindagukiza mu buriri, ureba ucuramuka. Rimwe na rimwe bananatekereza ko wenda hari ari n'ibisazi by'iwanyu byaguteye, niba ari ibitega, niba ari za nyabingi n'abacwezi b'iwanyu, niba ari karande z'iwanyu zikugendaho zikakubuza gusinzira, simbizi. Umenya hari nazo ziri kukugendaho kugira ngo ureke kubaka ntugende. Dylan yahera akabwira Bianca ati ubyita uko ubishaka nangwa se bifata uko ubishaka, ariko hari ikintu nshaka kumenya. Mu buzima ntibazakubeshye, buri ikintu cya mbere kibaho mu buzima, umuntu naramuka agutaye agasanga undi muntu agutaye ntacyo umukoreye, nta kintu yakuburanye, ntacyo mwapfuye, mu buzima ntuzababare. Rimwe na rimwe hari ikintu Imana ibikurinze. Ushobora kuba utari gusobanukirwa ikintu nshaka kuvuga. Ese Bianca, Dylan umwizeye kangahe ku ijana? Uyu Dylan ukuri iruhande kandi uri kuvugana nawe nyuma y'uko ataye umugore w'isezerano, ese kuki utajya utekereza ko nawe yaguta? Buriya mu buzima
umuntu naramuka agize atya agasa naho ataye urukundo rw'ubuzima bwe, cyangwa se agata umuntu basezeranye, umuntu babanye, umuntu basangiye akabisi n'agahiye kubera wowe, akemera agasiga umuntu yakunze igihe kinini kubera ko akurikiye wowe, uzajya utekereza kabiri. Ese icyizere cy'uko uwo muntu atazagusiga ngo agende uba ugikura? Ese Bianca utekereza ko Dylan ukunda, Dylan wizera, Dylan muri kumwe hano, ejo aramutse abonye undi mukobwa ukurusha ubwo bwiza uri kumbwira, ukurusha n'ayo mafaranga uri kumbwira, yagumana nawe ntabwo nawe yahera akagusiga? Bianca ati Dylan, ibintu uri kumbwira ntabwo nkeneye kubyumva, nushaka uzagende nangwa se urorere, icyo nakubwira ni uko aho uzajya hose njye nzakwizirikaho. Niwe watumye ngukunda, watumye mbenga abantu benshi nagiye ndeka, nirengagije ko uri umugabo w'umugore, nirengagije ko uri papa w'umwana, narakwihaye sinigeze ngira n'aka na gato nisigariza nangwa se nizigamira. Rero hama hamwe njye nawe tubane, twabana ku miguruko, twabana turyana, ugomba kuguma ahangaha kandi uzakomeza kumbera umugabo, ndi ntabwo mbyitayeho. Gira ati urakomeje? Ndati ndakomeje cyane pe, nta n'umuntu ukomeje nkanjye. Gira ati rero Bianca, ndi gutekereza kujya kureba umugore wanjye n'umwana, niba unwitiye nzagufasha, nzakurerera, ariko ntabwo ngomba gutarahira. Bianca ati ariko se kuki wahinduye intekerezo, byagenze bite? Gira ati Bianca, wangize ikigoryi, warancuritse urancurukura, warambeshye kandi n'ubu uracyambeshya. Bianca uri umukobwa, nangwa na mbere hose wigeze ubyaraho, umwana utwite ni imfura kuri wowe? Nese ubundi umwana utwite koko uvugishije ukuri n'uwanjye njyewe Dylan? Bianca ati cyane. Dylan ahera akagahaguruka akavuga ati Bianca, umunsi uziga kumbwiza ukuri, umunsi wowe ubwawe uzumva ushaka kumbwiza ukuri, uzampamagare, nzakwitaba kandi nzagutega amatwi, gusa ntuzatinde kuko ushobora kuzaza kubimbwira warakererewe, ahera ko nibagirwa yuko njye nawe twigeze tumenyana, ahera ko akigendera. Bianca asigara aho ngaho asa n'uwibaza ibibazo byinshi, avuga se bigenze bitera? Dylan se kano kanya yaba amenye amabanga yanjye? Nta kindi kintu Bianca akora, afata telefone agasa n'uhamagara umuvandimwe we, undi aritaba, agati muvandi bite? Ndati ni byiza. Ahera akahabaza Bianca, avuga ati se wowe umeze ute ko numva uvuga ukuntu? Ndati sha byiborere njye ntabwo ari sawa. Ndati ngo iki? Ntabwo ari sawa? Bigenze bite kandi wabaye igikonzi kutajya ugira ibibazo wowe? Niyo ugize ibibazo uba ufite uburyo uri bubikemuremo, kandi habaye iki? Bianca ahera akabwira umuvandimwe we,
akambwira ati Mika, sinzi ukuntu nakubwira ariko ibyanjye byakomeye, jya wibuka wa musore najyaga nkwereka, ndetse wa musore mwiza njya mbona mwifotozanya musohokana buri munsi. Ndati yego ndamwibuka, niba ari uwo nguwo uri kumbwira. Ariko Bianca ati yego. Mika ati none se ntago uhambwiye ko musigaye mubana nk'umugore n'umugabo ra? Bianca ati yego. Mika ati none habaye iki? Ararwaye? Hari ikibazo yagize? Bianca ati yaba wenda yaranarwaye. Tumaze igihe tubana kandi kitari gito. Kugira ngo tubane nabanje kumubwira yuko ntwite, ariko mu by'ukuri sinari ntwite. Ndate ngo iki? None se yo kuki wamubeshya ikinyoma nk'icyo ngicyo? Kubera iki wamubwiye ko twite? Bianca ati rega, iyo namubwira ko ntwite ngo mutega agatego ko kumubwira ko mutwitiye, umenya ahari kubana kwanjye nawe byari bikubiye gake. Kati simbyumva, byari bikubiye gake se kubera iki? Ndaterega, dirane nubwo nyine namukunze, ni umugabo w'umugore n'umwana, ni papa w'umwana umwe, ndetse akagira n'umugore w'isezerano. Gusa nyine twarahuye turahuza, arankunda nanjye ndamukunda. Ariko nyine ntabwo natekerezaga yuko dushobora kuzabyara ikindi kintu. Nyine numvaga nyine ari umusore tuzaryoshya, ntabwo nari nzi ko nzamukunda bigeze aha ku buryo nakifuza yuko ambera umugabo. Ati yego ndabyumva, ariko nawe wamubeshya ikintu gikomeye, wamubeshya ikintu gikomeye pe. Gute watinyutse kubwira Dirane yuko umutwitiye kandi ubizi kutabyara? Gute watinyutse kubeshya ikinyoma nk'icyo? Ase wibagiwe ko nyuma yo kubyara umwana wawe w'imfura, kubera ukuntu nyine mu nda hawe haje kwangirika, bikarangira bagutereyemo nyababyeyi? Urabizi ko nyuma yo kubyara nta yandi mahirwe yo kubyara ufite. None waratinyutse urabeshya ngo uratwite? No way. Bianca, aho wararengereye. Urabizi ko ubuzima bwawe bwose usigaje kuri iyi si, uretse umwana umwe rukumbi ufite, utazigera wongera kubyara. Nose wabyara gute nta munyababyeyi ukigira? Bianca atangira no kurira, ariko abwira murumuna we, avuga ati njyewe ndicuza ibyo nakoze, ndicuza amahano n'amabara yose nari nakoze. Iyo ntaza gukora ikosa nk'iryo nakoze, ntabwo ibi byose byari kumbaho. Ati muvande, iteka buri muntu wese agira ahahise habi, kandi iteka buri muntu wese ahura n'akaga. Yego nibyo rwose ibyo wakoze nibyo byatumye uhura n'uburibwe uri kunyuramo uyu munsi, ariko ibyo njye ntabwo nabikurenganyiriza. Gusa ikintu ugomba gukora ni kimwe, bwiza ukuri Dirane niba umukunda, azakomeza gukunde, nangwa se akwanga ariko azi umuntu babana uwo ari we. Bianca ati sinabona aho mera, ibaze ko na n'ubu atazi yuko njyewe mfite umwana. Icyo ni ikintu cya mbere namuhishe. Ikindi kintu cya kabiri, ntabwo nabona ahantu mera mubwira yuko nta nyababyeyi ngira.
subwo nahera he mubwira ko ntazigera mubyarira kandi mbizi kankunda. Mikati none urajya ngo mbigenze ne? None subwo urumva ndi bugufasha iki koko mukuru wanjye? Niba utabasha kuba open ngo ubwire umusore ukunda nangwa se umugabo wawe mukundana ngo umubwire nyine yakira hahise hawe, njyewe nka murumuna we ndagufasha iki? Bianca ati nanjye simbizi byancanze. Tuve kuri Bianca twigire kuri Nimurati. Nimurati rero abari kumwe na Lucas baje wabo kwa Lucas mu rugo, bagera mu marembo bakavuza amahoni, abaza gufungura bagafungura. Mama wa Lucas agikubita Lucas amaso aratungurwa cyane ndetse akumirwa. Asa n'uwikanzemo avuga ati ndarota ntabwo ibyo ndi kubona ni ukuri. Ahera akahamagara Layla akamubwira ati Layla ngwino umbwire niba ibyo ndi kureba ari ukuri. Ndatse mama n'ibiki ubonye? Nawe mu gusohoka asa n'uwikanze akavuga ati mama ibyo ndi kubona se nawe nibyo wari uri kubona? Uriya ni Lucas, mbega ukuntu yabyibushye, mbega ukuntu asa neza. Mu byishimo byinshi bivanze n'urukumbuzi n'agahinda n'amarira, bombi bariruka bakajya guhobera Lucas. Mama we akimubona we n'ubundi amuhobera ari kurira. Layla nawe kwifata biramunanira akarira. Ahera akakubita musaza w'urushye akamubwira ati kuki watinze, kuki watumye duhangayika, kuki watumye twizera yuko utakiriho. Njye nahoranaga ubwoba ariko nkabura aho mera mbivuga. Nari nzi ko nawe wadusize wagiye, wibare kugaruka uri muzima. Lucas yitegereza mushiki we avuga ati Layla ubu ndatuje kandi ndakomeye. Nari nkeneye igihe, nari nkeneye akanya gato ko kwitekerezaho, nari nkeneye kuba natuza. Umutuzo narawubonye. Ahubwo kugira ngo mube muri kumbwira ibyo, mwakabaye mushimira umukundwa wanjye ari we Nimurati, kuko niwe wambaye hafi. Mama wati umukunzi wawe? Umukunzi wawe sari? Undi ati arahari. Lucas aba yasohotse mu modoka, Nimurati agasigara mu modoka kubera ko aba ari imodoka ya fime, ntago babasha kumubona. Lucas ahera akabwira mama we ati none se umukunzi wanjye nturi kumubona? Dore nguyu turi kumwe. Ndatari ko se noneho ugarutse usa neza ubyibushye ariko warataye ubwenge n'ubwonko bwibutsa. Simbona uri wenyine. Gabanya imikino bana. Umukunzi wawe Nimurati wase nuwahe kandi? Ariko ndabona ahantu wari uri hari hagufashe na neza mwana wa. Uwo Nimurati niba nahari mubwira ze mushimire da. Lucas nta kindi kintu akora, ahera akamubwira ati mama rindira gatoya, mfite marayika murinzi. Imana yanyoherereje umwana rwose utuje unyitaho kandi unkunda. Aragenda agafungurira Nimurati. Nimurati agisohoka ahera akimukubita amaso arumirwa. Avuga ati none se bro
uyu niwe umukunzi wawe watubwiraga. Lucas ati yego. Nta kindi kintu Layira akora, araseka, uko aseka ari nako akoma mu mashyi, kavuga ati ariko rero uri n'umusazi. Uyu niwe mukunzi wawe uri kutubwira nangwa dutegereze undi uri buze. Lucas ati se urabona hari undi utegereje utari uyu ndi kukwereka se? Uyu niwe mukunzi wanjye yitwa Nimurati. Mama nawe biramucanga, kavuga Lucas uri seriye, uri kudukinisha, uragira ngo twumve, wasaze byibura se tubimenye, wataye umutwe, bishoboka bitese. Uyu mukobwa aba umukunzi wawe, wowe Lucas sinzi nibyariye. Oya, ako bishoboka. Lucas ati ariko rero mama, wowe na Layira muri kuncanga. None se Nimurati muramuzi? Hari ukundi kuntu mumuzi? Ko mbona mwese byabatunguye kandi mbona mutari kubyakira. Layira akakabwira mama we, kavuga ati mama uri kundebera uburyo Lucas ari kudufera, uri kureba ukuntu ari kudukiniraho. Lucas igabanya imikino bana, tubwira ahubwo uyu mukobwa muhuriye hehe? Ni umukozi mushya uzanye muri company? Muhuriye hariya ku muhanda uramubwira ati ngwino njye kubeshya mu rugo kuri girlfriend wanjye, uri umukunzi wanjye, uramukodesheje kugira ngo uze utubeshye, bigenze bite? Basa atari kugeza n'aka kanya ngewe ntago ndabyumva, sinzi impamvu muri kuvuga gutya. Layira ati none se bro, umukobwa mwiza nk'uyu, byongeye w'umusirimu kuko ndi kubibona, yagukunda wowe Lucas? Ako bro wajya ureka kwikina, umukobwa mwiza nk'uyu nguyu ndi kubona mu maso yanjye. Mama ibintu ndi kubona nawe nibyo uri kubona? Mama Lucas ati rega musaza wawe umenya gifite ihungabana. Uyu mukobwa w'igitonorese ubwo ngubwo yamwemera? Nimurati aseka, kubera ko mbere biba byamucanze, yasaga naho afite ubwoba ari kwibaza ibyo mama Lucas na Layira bari kuvuga n'ibyo bashaka kuvuga. Mu kumva bari gutungurwa n'ubwiza bwe no kuba bwose atakemera umuhungu wabo, amwenyura arabegera, ahera akababwira ati ngenda umukobwa usanzwe, nta by'ubutonore nta by'ubwiza, ahubwo mwakabaye mutangarira umusore wanyu, mwakabaye mutangarira Lucas. Avuga ati ahubwo se uyu mukobwa wamwemeye ute? Ahari wenda ntago mujye mubona ubushongore n'ububogari bwe n'uburyo ari very handsome, kubera ko wenda wowe ni musaza wawe, wowe ni uri mama we n'umwana wawe, ahari ubwiza bwe ntago bubona. Ariko ahubwo naje gusanga atari njye wari umukwiye. Umuhungu wanyu ni mwiza, akwiye ibirenze, ahubwo mwakabaye mutangarira we aho mutangarira njyewe Nimurati. Mama Lucas ati none se koko biri seriye mwana wa, umuhungu wanjye muri gukundana? Nimurati ati yego. Mama Lucas ati none se kuri umukobwa mwiza, kaba ugaragara nk'umusirimu, uyu muhungu wanjye nkaba muzi naramwibyariye, nawe uri hehe se disi mukobwa mwiza? Lucas byose arabyumva, akavuga ati mama reka icyo kibazo nyigusubize. Mama uyu ni wa mukobwa wa wundi twahuraga umunsi tuva kumva za Jinta ndetse n'abana bacu.
ni wa mukobwa se wafashe fera agiye kukugonga bikarangira akomeretse avuye imyuna. Lucas ati yego mama, tumwe mperuka mujyana mu modoka nari nzi ko wageze imbere ugaca izawe nawe agacize. Uratoya mama, ni Murati ntiyigeze ndekura, ni Murati ntiyigeze nsiga, ntiyigeze ajya kure yanjye, yambaye hafi, yatumye nongera kwizera ko ibyiza bihari, yatumye nongera kwizera ko na nyuma y'ibibazo na nyuma y'ibyago ibintu bigeraho bigakunda. So rero niyo mpamvu nari muzanye hano ngo mubereke mumurebe. Ahubwo ikintu ndi kwibaza, basi ni Murati murabona yaba umusimbura mwiza wa Jenta nyuma y'igihe mbuze umugore wanjye w'igikundiro nakundaga, nongeye kongera gukunda, byibura nongeye kugerageza umutima wanjye mwohereza ihirwe ryo kuba nakunda. Uyu munsi ndi kumwe na ni Murati, gake gake agenda anyibagiza ishavu n'intimba ndetse n'agahinda natewe no kubura umugore wanjye w'igikundiro ari we Jenta. Mama, uyu mukobwa sinabona ukuntu mugushimira, ariko yambaye hafi, sinabona amagambo ahagije yashimira ni Murati imbere yanyu mwebwe babyeyi banjye ndetse nawe mushiki wanjye Layla. Narinje kubamurikira umukobwa ndi gukunda, kandi ndifuza yuko yaba ari iruhande rwanjye. Mama Lucas aheraga akamubwira ati yewe mureke tuve hanze tujye mu nzu tujye kuganiriramo, maze utubwire ibyo ushaka kutubwira mwana wanjye. Layla ahita yegera uwitwa ni Murati akamufata akaboko. Ubona Lucas ndetse na mama wabo bakinjira mu nzu, baricara bakabanza bakakira Lucas ndetse na ni Murati. Nyuma yaho Lucas afata ijambo akavuga ati mama, nibyo nanyuze muri byinshi bishaririye yewe byagombaga no kumpitana, ariko naje kubirenga. Nanyuze mu buribwe, nahuye n'agahinda, nabonye ibyo amaso yanjye atarakwiye kureba, nahombye byinshi, nabuze byinshi, ariko kuri iyi nshuro ntabwo nshaka kongera guhomba. Ndashaka gufata umwanzuro, nkawufata vuba kandi byihuse, kugira ngo ntazatinda nkazabyicuza. Mama, icyo nakubwira nuko nkunda ni Murati, kandi nawe ndatekereza nkunda. Namuzanye hano ngira ngo mukwereke. Ese mama, ni Murati urabona yakubera umukazana? Ese basi urabyemeye? Uhaye umugisha urukundo rwacu twembi? Mama Lucas ati yego rwose mwana wanjye, atubwo urumva nakwima umugisha abana banjye nkamwe, n'ukuntu uyu mukobwa yatabaye ubuzima bwawe? Ndabyemeye rwose. Undi ati none se mama, uzadushyigikira? Undi ati yego nzabashyigikira abana banjye, keretse icyo ntashoboye nicyo ntazigera nkora. Lucas arahindukira akareba ni Murati akamubwira ati baby, sweetheart. Undi ati karame, wahuye na mama kandi mama yagukunze. Mbere yuko tuza hano twari twavuye mu muryango wawe,
so imbere ya mama na mushiki wanjye wakemera ukanshyingirwa? Ese wakemera ubuzima nsigaje kuri iyi si njye nawe tukazabumarana? Mbese ndimo ndakubaza ngo will you marry me? Reka tubikore, reka njye nawe twibanire ubuziraherezo. Reka imyaka yose nangwa se igihe gito nsigaje kuri iyi si byibura nyimare ndi iruhande rw'umugore mwiza nka Nimurate. Byibura igihe nsigaje nyimare ndi iruhande rw'urukundo rw'ubuzima. Ese wanyemerera njye nawe tukaba umwe? Wanyemerera? Uraza kwemera ubusabe bwanjye se imbere ya mama n'imbere ya Layira? Ndimo ndagusaba wanshyingirwa. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ase koko Nimurate araza kwemera gushyingirwa Lucas? Naramuka byemeye se we bakabana, aha hari urugo rwabo ruzakomera. Mama Lucas se koko akunze Nimurate nangwa ari kurenzaho? Byose ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete, ni yandika kandi ni nanjye uyibagezaho.